Rubens Mukunzi, umunyarwanda utuye muri leta ya New York mu mujyi wa Buffalo. Ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane kuba mwanyemereye uyu mwanya ku ijwi rya Amerika. Mwakoze cyane. Umaze imyaka hano muri Amerika, wabonye ubwenegihugu. Nibyo, ndi umwenegihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo. Ni iki cyagushishikarije kumva ugomba gutora? Yewe umva, cyane cyane ko ari n'inshuro ya mbere kuri jyewe ntuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, numva ari ishema nk'umwenegihugu. Birumvikana cyane cyane ko mbere ntabwo nagize amahirwe yo gutorera muri iki gihugu, natoreraga mu gihugu navuyemo cy'u Rwanda. Nkumva ko rero nanjye mu by'ukuri mfite ubwo burenganzira mbere na mbere, ubwo burenganzira bwo kugira uruhare muri politiki cyangwa se mu binkorerwa nk'umwenegihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Numva rero ni inshingano zanjye kugira ngo nanjye nshyire itafari mu kubaka iki gihugu, ndetse noneho nk'umuntu wemera amahame ya demokarasi, nkavuga nti ni byiza ko mfasha kugira ngo imirongo migari aba bakandida biyemeje mu guhindura itaragenze neza ibyashize ibe yagerwaho binyuze mu ijwi ryawe. Aba bakandida babiri biyamamaza, hari Vice Perezida Kamala Harris ndetse hakaba na Donald Trump, nawe wigeze kuba perezida wa kino gihugu Amerika. Hari ibibazo byinshi bagiye bakomozaho cyangwa se bagarukaho mu kwiyamamaza kwabo, birimo ikibazo cy'abimukira, birimo ubukungu, n'umutekano. Rubens, wowe ugiye gutora bwa mbere, niki wumva witeze gishobora guhinduka gihinduwe n'umwe muri aba babiri bazatora? Yewe reka mbanze nkubwire ko mbere y'uko njya muri iki gikorwa cy'amatora, nanjye nagize ikibazo cy'uko nari mfite urujijo rwinshi biturutse kuri ya mirongo migari abakandida bombi biyamamarizaho. Kuko iyo ugiye ku bijyanye na politiki y'iki gihugu, ukareba imirongo migari mu bijyanye n'ubukungu, ukareba imirongo migari mu bijyanye no kwemerera abimukira kuza muri iki gihugu, ndetse n'uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bindi bihugu, cyane cyane ko turabizi neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu gikomeye ku isi hose. Byamfashe umwanya wo kubanza gutekereza no kumva imigabo n'imigambi y'aba bakandida bombi. Ni ibintu rero byamfashe umwanya wo kubanza kubitekerezaho no kureba koko umukandida nagombye kwibandaho. Havuga ni rero se ni uwuhe mukandida mu by'ukuri ushobora kuba yatekereza ibibazo biri hirya no hino ku isi? Kuko urabona nko muri ibi bihe dufite intambara zivugwa hirya no hino, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiramo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo ni ibintu nagomba gutekereza. Ikindi, ndi umwimukira naje muri iki gihugu. Iyo urebye politiki y'abimukira muri iki gihugu, uburyo aba bakandida bayivuga n'uburyo buri butandukanye. Njyewe nkaba ntemera umurongo nka Perezida Donald Trump agaragaza ko agomba gukumira abimukira baza muri iki gihugu, cyane cyane ko iki ni igihugu cy'amahirwe, ni igihugu gitanga opportunity. Nkavuga nti byari bikwiye ko habaho koko kwemera ko abimukira baza bisanzuye muri iki igihugu. Ku bijyanye n'ubukungu, iki gihugu muri iyi myaka ine bigaragara cyane ko ubukungu bw'iki gihugu bwaguye hasi cyane. Nkaba nifuza rero umukandida mu by'ukuri wagombye kuzahura ubukungu, bakabona imirimo, abagura amazu bakabasha kugura amazu, amamodoka n'ubundi buzima bukazamuka. Ibyo rero nibyo rero natinzeho, nabyo nshingiraho njya gutora umukandida wanjye. Hano ku ijwi ry'Amerika tumaze iminsi dukusanya amajwi y'Abanyafurika batanga ubutumwa buzatorwa hagati ya Kamala Harris na Donald Trump. Benshi bagiye bagaruka ku kintu cy'intambara, umutekano ku isi, aho ubona intambara muri Ukraine, muri Israel na Hamas. Bavuga bati perezida uzatorwa twamusaba ko yahagarika intambara ku isi zagiye zigira ingaruka cyane ku Banyafurika, aho ibiciro byagiye bizamuka by'ibintu bimwe na bimwe. Wowe urasaba iki? Yewe ndi muri uwo murongo, ntabwo ntandukanye nabo, kuko ufatiye ku ntambara ziri kubera muri Israel na Gaza, no muri bihugu bya Libani, usanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibifitemo ukuboko. Intambara ibera muri Ukraine ihuza n'Uburusiya ni intambara imaze koreka imbaga. Ni intambara imaze koreka imbaga, ndetse yanagize icyo twakwita ko yagize ingaruka zikomeye ku bukungu bw'isi, bitari ubukungu bw'ibihugu byonyine biri muri iyo ntambara. Nkavuga ni rero ikibazo cy'intambara zivugwa hirya no hino ku isi, twari dukwiye kubona umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhindura, kuko ntabwo ntekereza ko buri wese yashimishwa n'ubuzima bw'abantu bakomeje gutikira muri izi ntambara. Mu by'ukuri akenshi na kenshi usanga zitagombye kuba, ahubwo bikwiye ko abazihuriramo bashobora kwicara bakagirana ibiganiro.
dukeneye rero umukuru w'igihugu uhindura ubu buzima ndetse akanakora ku mitima ya benshi kugira ngo mu by'ukuri koko twumve ko dutoye umuntu muri ino myaka ine uzahindura ibintu atari uko ibintu bigomba kuba bibi niko mbitekereza. Hmm. Ikibazo gisaba ubusesenguzi buke. Muri aya matora haba mbere cyangwa se abakandida batangiye kwiyamamaza, hari ikintu cyavuzwe cy'ikoreshwa ry'ubwenge bukorano cyangwa se intelligence artificielle. Yeah. Wowe utoye bwa mbere ibi bintu biri kuvugwa, hari ubwo wigeze wumva ushobora guterwa impungenge z'uko ijwi ryawe rishobora kuba ryakoreshwa nabi, ntiryumvikane cyangwa se ntirige aho wumva rishaka kugera? izo mpungenge ndazifite, kandi nta nubwo ari ikibazo cy'ubu buryo bw'ikoranabuhanga riteye imbere. Na mbere y'ubu buryo ko buza, hagiye habaho cyangwa se hagiye hanuganurwa kwiba amajwi, birashoboka cyane. Ikindi ni uko aba bakandida nka perezida Donald Trump, iyo ufashe amagambo yagiye akoresha mu kwiyamamaza, bikwereka ko mu by'ukuri hariho guhangana gukomeye ku buryo ubwo ari bwo bwose bwakoreshwa kugira ngo atsinde. Harimo n'ubu buryo buze bw'ikoranabuhanga babukoresha. Rero bifitiye impungenge, ariko iki gihugu ni igihugu ubona mu by'ukuri yenda nubwo ibintu bitera dede cyangwa se ari 100%, ariko mfite icyizere cy'uko ijwi ryanjye hazakorwa ibishoboka kugira ngo rigere aho ryagombye kugera. Ibyo ndumva mu gihe maze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbifitiye icyizere ko hari ikizakorwa kugira ngo bitagenda nabi nk'uko byagombye. Rubens Mukunzi, umunyarwanda utuye muri leta ya New York mu mujyi wa Buffalo, utoye bwa mbere, ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana ijwi ry'Amerika. Mwakoze cyane Timko.